Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, ahantu hose muherereye mu mpande zose z'isi, mbifurije amahoro, mbifurije umugisha w'Imana, muhaye muronke ubwiza bw'Imana bubabeho, mugire gukora kwiza k'umwami Yesu Kristo kandi abarinde ibibi byose, ibibi ntibikabagireho ahubwo hajye habageraho ibyiza. Ni umunyamakuru witwa Siya wa Who and That, ni ikinyamakuru cyabo, ni abakobwa babiri bakunda gukorana, This and That, ni abanyamakuru babiri bakunda gukorana. Rero yasezeranye n'umuraperi witwa Shizzo, byabaye ku munsi w'ejo hashize, umunsi w'ejo hashize, ubwo ni Saturday kwa gatandatu. So mushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu nkoze kino kiganiro ari Monday, ariko wa mbere uyu mukobwa njye namumenye bakora ikiganiro n'undi mukobwa, ari abakobwa babiri bitinyutse bagakora. Rero aho urukundo rwabo rwatoye ikintu bita imizi, rugashora imizi, n'uyu mugabo we w'umuraperi witwa Shizzo, aho ku munsi wa Saturday bakoze ubukwe bw'agatangaza, ndetse akavuga ibyiyumviro by'uyu mugabo we, ndetse n'umugabo akavuga ibyiyumviro by'umugore we kuba yaramukunze akamubera umugore nyakuri. Rero ubundi urugo ni ikintu cya mbere ugomba kwihanganira. Niba uba ugeze mu rugo, ntabwo urugo ari uzagenda ngo utore ahantu cyangwa uvuge ngo ndugiyemo nyine ngiye kwicara. Urugo ni ugukora. Urugo ikintu cya mbere ni ukwihangana, ukihanganira uwo muri kumwe, ukihanganira ibyo uhasanze, ukihanganira imico y'umuntu uhasanze. Rero urugo ntabwo ari ukujya guteta, oya, ahubwo ugiye kubaka. Uvuye mu cyiciro kimwe ugiye mu kindi cyiciro, wari uri ingaragu ariko ubu ngubu wiswe umugabo, wari ukiri mu bukobwa, mu bukumi, ariko ubu ngubu wiswe ko ugiye kubaka. Inama irimo aha ngaha ni iyihe? Wowe uri gutegura ikintu bita urugo, ukaba ugiye kubaka, ukaba ugiye gufata inshingano z'urugo, ukavuga ngo ngewe nemeye yuko kanaka mbera umugore, ngewe nemeye yuko kanaka mbera umugabo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ikintu cya mbere ni Imana mu rugo rwanyu, kuko Imana iyo itaza kuba iri mu rugo rwanyu ntabwo urugo rwagenda neza. Ikintu cya mbere rero ni ugusenga, ugatakambira Imana, wamara gusenga ibindi byose birizana, ariko urasenga unakora, kuko ni ibintu bibiri Imana ikunda. Icya kabiri, ukirinda amagambo. Buriya muri sosiyete nyarwanda haba hari ikintu cyitwa amagambo, ugasanga umuntu aravuga undi muntu, ariko ikintu ugiye kwirinda, ukarinda n'amagambo. Amagambo arasenya, ntabwo yubaka. Iyo wayishinze ntabwo ushobora kubaka ngo urugo rwawe rukomere. Rero uyu munyamakuru abantu benshi cyane baramuzi, baramukunda. Bano bajenise, Imana iguhaye kongera guhitamo Shizzo, wamuhitamo inshuro zingahe? Aravuga ngo 100%, ijana ku ijana, kuko buriya ashobora kuba barakundanye by'ukuri, akemera yuko yamubera umugabo. Iyo ugiye guhitamo rero umugabo, ntabwo ugendera ku byo afite, ugendera ku mutima afite, akwakiranye, mukabasha kubaka urugo rwanyu mumeze neza cyane, kandi ni nabyo Imana iba yishimira. Rero uyu munyamakuru abantu benshi bamugarutse ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavuze yuko yakoze ubukwe bwiza bw'agatangaza, ubukwe abantu benshi batangariye bibajijeho. Ariko nagira ngo mbabwire, buriya hari ikintu mu buzima, turashaka amafaranga, tukaba turi gushaka ibyatuma umuryango ubaho, umuryango wacu muri rusange nyarwanda, tukavuga ngo turashaka no kwiteza imbere muri rusange. Ibi byose ni ibintu twese tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero iyo watinyutse ugakura amaboko mu mufuka, uri umukobwa, ugakora udategereje ngo kanaka azampa, udategereje ngo nzabona iki, udategereje ngo bizagenda gute, ariko iyo utinyutse ukikuramo ikintu cyitwa ubwoba, ugatinyuka ugakora, Imana nayo ikugenda imbere,
ikagenda isohoza ibyo yakuvuzeho. Uyu mukobwa rero ni umunyamakuru, abantu benshi baramuzi, ni n'umusitari, abantu benshi baramuzi, ndetse na Shizzo umugabo we abantu benshi baramuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Rero bakoze ubukwe bwiza cyane bw'agatangaza. Nagiye mbona posite z'abantu benshi cyane bamwifuriza urugo rwiza, urugo ruhire, ukabona abantu birabashimishije. Ni byiza kugira umusitari nk'uyu nguyu uzwi, noneho ukoze ubukwe bwiza nk'ubu ngubu yakoze, ukabona abantu benshi baramushyigikiye, bose ni abasitari kandi bose barakunzwe cyane. Imana izabahe kubaka rugakomera kandi bazabyara ihungu n'akobwa, kandi Imana izabigaragariza mu rugo rwabo. Cyane icya mbere nababwiye ngo ni Imana iyo utayifite mu rugo rwawe ntabwo ushobora kubona yuko ibintu byagenda neza nk'uko wowe ubwawe waba ubyifuza. Abantu bose munkurikiye ahantu hose muri, ndabashimiye, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Ni nijoro twebwe aho turi, niba uri mu gitondo, niba uri sangayi zose, isaha wumvise kino kiganiro umenye yuko tugukunda kuri iyi channel. Ariko jya ubana natwe ukoreho hasi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose biba ari akagaruka, kandi mujye mudusapotinga ahantu hose mushobora kuba mwadukunda cyane. Amahoro, imigisha, gukora kw'Imana, kandi mbifurije n'umwaka mushya muhire. N'ibyumweru bibiri bishize umwaka utangiye, reka uyu mwaka uzababere umwaka w'umugisha, kandi umwaka uzababera umwaka w'amahoro, umudendezo muri rusange, ibyiza muri rusange bizababeho. Turabakunda cyane kandi tubifurije ibyiza Nyagasani Yesu atanga. Bijye bibaho, mubone amafaranga, ubumuntu, umutekano, byose byiza Yesu Kristo atanga bibabeho. Bye bye, ndabakunda kandi ijoro ryiza, murara haryana, Uwiteka abakingire kandi mumuboneshe amaso ye.